akaboro akenyamira ryoshye rero ariko buriya buryo niko nzongera nteka inyama ntabwo nzongera. Hello, muraho neza bakunzi ba Clash, mwari munkumbere nimba kumbe tumaze iminsi tudateka. Uyu munsi mfite umutumirwa ugiye kudutekera, ariko agiye kudutekera ibintu byiza. Tugiye guteka inyama mu buryo budasanzwe. Ndabizi mwese mukunda inyama muri benshi, suhuza abasinga bari hanze ahangaha mwese abakunzi b'inyama. Uyu munsi tugiye guteka inyama mu bundi buryo, twagiye tuzimarina, twagiye tuzitogosa, twazitetse mu bundi buryo, ariko dufite uburyo from UG. Tuzi n'abantu bose bari muri Uganda, harimo n'ikigande cyinshi, ariko urabona ko kiraza kuba ari show iryoshye cyane. Reka muhe ikaze the one and only Lenzo. Karibu cyane, karibu kwa Claire Mbabazi. duhoberane. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Mwitekere. Meze neza. Duteke cyane mu kigande. Babyita gute guteka mu kigande? Kandi tugenda kufumba inyama mu ngeri ya Uganda. Fumba. Tugenda kufumba inyama yacu. Fumba yaba na Uganda. Yes. Abenshi mubonye abatitwa mu Gishinwa, mu Kinyarwanda, Rwanda. Ubu tugiye guteka inyama z'ingande, batubikene batuzitangiye paka tuzishoje. Tugende bereke twigendere mu Shikoni. Vuga amaze gukora intro, agiye kudutekera inyama mu buryo budasanzwe. Umenyere ko ngenzi Marina yego ntagira no kuzitogosa n'iki, noneho wagifite ubundi specialite ye. Twerekere tugeze mu gikoni ku makara ukuntu bigenda, natwerekere. Okay, then ubu urabona ko nizere ko nawe Mbabazi nkutwariyemo nagusize n'abandi mukurikirana Mbabazi. Ubu tugiye kubanza gukawusha ikintu bita inyama. Bisobanuye iki? Zirogeje neza. Inyama zirogeje zifite isuku nziza. Ufata inyama ukayishyira ku gatimba kawe. Bisobanuye iki? Akanga sinzi ko mu Kinyarwanda mukita. Akamukita ngo iki? Ntabyo nzi. Ke mu Kigande tukita agatimba. Yes, agatimba mbese nakano. Okay, noneho akakaboro gatuma ugo maze ugashyira ku mbabura nko kubibona. Ubona ko ari ku tugiye kotsa, twabyita nko kotsa. Ako ntago inyama yotsa ngishye, ahubwo urayikamura. Noneho ya maraso ari mu nyama agashyira mu nyama. Bifasha iki rero? Bifasha ibintu bibiri. Ahanga turi kotsa indwara. Ariyo mpamvu abantu benshi bakunda kurya bruschette. Yes. Bango aya maraso arimo hano urumva bigeraho akakora iki agashiramo. Ubu tugiye kumera nkaho ari kotsa bruschette, ariko ntago ari bruschette. Wow, urabona ko amaraso yatangiye kuva muri ya nyama imbere. Urabona ko ya maraso nk'iyange Mbabazi urayireba, urabona ko ngara amaraso bari kuva muri ya nyama imbere. Kongera ugahindura gutyo buhoro buhoro. Urabona ko ibintu byose biri gutakara. Yes. Ntabwo yihishiriza ku mahangaha, ahubwo reba bura gusa kugira ngo amaraso akore iki? Ashiremo na bya binure bishiremo, usigarana inyama yawe iri original. Iyo yikaranze uyikaranga ifite gu, ikindi cya kabiri ibiryoshye kandi yoroshye. Mwebarenyo, mwebarire dara. Kadi sazi no ngabo kimanyi nti abana Uganda fena basinga babatambura ko munsi ya Uganda, kino nkidde musi musango. Abagenda ke Uganda mu kimanyi nti nyama yo babagenda gifumba basoka gikaririra. Noteka ko ibikuta byaki ebyamatoke nefuno omuka ogwebitoke dene ko nano aguro musayine kugweriramu no fumbe nyama yonge kingeri class dene cyemba saba kiri kimu my friend to danga mukuriye nyama ngatose gikaririra. Okay, nkuko bibona nyine Mbabazi ari kubikurikirana cyangwa Claire, ubinyama yacu yamaze gufata indi rangi y'amaraso ashizemo ndetse urabona kisa nkaho yabyimbye mukuntu. Then ahangaha ikintu gikurikiyeho tugiye guteka inyama bisanzwe nko muziteka, ariko iyo zikwiye ahangaha ntago zitogosa. Iyo zitogoshe bugiye guteka boilo. Nta mavuta arimo, ngakatiramo ibintu byose, ibitunguru, inyanya byose ugashyiramo. Ako iyo bikarange ntago bikubuza. Utugiye gukora isosi y'inyama sasa bisanzwe. Aha. Kunze binyama bizi ntabwo yazihereza. Itagira ko zihiye. Inyama iracyari mbese nagira kigomba guca mu mavuta igaca no mu birungo. Wazibonye? Nizere kubona ukuntu inyama zibaye sasa zihinduye irangi cyangwa ibara ko ziciye ku muriro
ntabwo tuzitetse ngo zishye cyangwa ngo tuzitwike zishye, ahubwo dukamuye amaraso n'ibinure, turiheza no kuba yakoroha mu gihe tugiye kuyiteka. Then for this time tugiye kugira dukarange inyama zacu bisanzwe, tukore ukuntu bazikaranga n'ukuntu ukurikiza ikintu ku kindi. Twakomeje. ubu noneho rero tugiye guteka, utwereka ibyo tugiye gukoresha dukaranga inyama sasa. Ngewe ndarisha Ubugari it's okay, nta cyaha gihari. turakoresha ikirere. Ubu tuvugana nk'uko wabibonye mu kikoni, turi kumutsa inyama zacu n'izi ngizi ureba. Then anga dufite karoti, tukagira pavuro, tukagira biringanya, tukagira ibitunguru, tukagira inyanya ndetse na sauce tomate. Inyanya ni eshatu enye, enye, ibitunguru bine, cyangwa pavuro ni ebyiri, karoti ni eshatu, biringanya zacu. Then after anga dufite umunyu, anga ni tangawuzi, tungurusumu, tungurusumu. Anga dufite ibirungo bisanzwe musanzwe mukoresha murabizi. Dufite beef masala, anga dufite magi ebyiri, dufite simba mbili cyangwa se curry powder, tukagira na royco ebyiri. Then mchuzi mix, ubu ni ubuto, tukagira na sauce tomate nayo irahari. Then ubu tugiye guteka icyakura cyacu cya gutegura imboga. Mele tukatereze emva. Nzemva se na nyibiki. Emva ni imboga. Okay, basebone banyabo tugatereze emva. Okay, tugenda kufumba emva. Tugenda kufumba emva. Tugenda kufumba emva. Thank you very much. Inyama babyita gute? Inyama niyo ntago igihinduka. Muri Afrika yose inyama. Okay, twagiye. Katugende. Ducane. Nzana nkwereke. Kugira ngo ibintu biryohereho neza, zana cya kiko cyacu. Sibyo, kugira ngo duheze abantu igipimo cyanyacyo ku mavuta. Okay, dushyize mu kiko cya mbere, dushyize mu kiko cya kabiri, dushyize mu kiko cya gatatu, dushyira muri cya kane cyonyine, kubera ko ari ikiro cy'inyama, kadushyiremo ikiyiko cya kane. Yes, ubu tugiye gutegereza ubuto bwacu buse nk'ubufataho umuriro. Then after dushyiremo za nyama zacu, umuyede we yayo kuzikaranga mbere y'ibindi byose. Okay, urabona ya maraso ya za nyama, ya maraso za nyama zacu twazikaririye cyangwa twazumikije ku makara. Then amazi yazo cyangwa amavuta, amaraso yazo yagiye atonyangira mu muriro, none asigaye nayo ngaya agenda yamenere, nta kamaro dufitanye nayo. Tugiye gukora iki? Gukaranga inyama. Urabona ko inyama zacu zumutse neza, kandi ubu ngubu kubera ko twabanje kuzicisha ku muriro w'imbabura cyangwa ku makara tuzibabura, ubiraza kuba yoroshye kandi ifite taste nziza mu kanwa. Ubona ko tugishyira mu mavuta. Kugira gute harya? Cyagiye twakoze ku makara bazita kuzikaririra. Mu giswahili ni gukawusha. Ubu rero turakurikiza iki? Ubu tugiye kubanza gushyiramo ibitunguru. Yes, byose shyiramo byose, ibitunguru byose. Noneho sasa tukarage. Turakurikiza iki rero? Anga gushyiramo karoti na karoti mu nyuma y'iminota nkingahe dushyiramo ibitunguru? Nyuma ibitunguru ikiza cyabyo, karoti n'ibitunguru birashyana ubundi kuko urebye bikomera kimwe. Then na pavuro kubera ko ari ikintu utahekenya, tugishyiramo bikajyanirana, bishyiremo icyarimwe. Ibyo kurya biraryoshye mana we. Wow, noneho sasa ukarage. Wow. No hari ukuntu abantu bateka inyama zikazana amazi. Rero sasa iyo dushaka kuzizana amazi ntabwo zipfundikira. Ntabwo upfundikira izo nyama zawe mu gihe uri kuziteka gutya, urazireka. Bya birungo byacu bigiye kubanza bikora iki?
bifate amavuta bisuhuzanye bihoberanye. bihoberane. Then nyuma y'iminota nk'ibiri turadukora dushyiramo ikindi kintu cyo ku ruhande. Birasa neza. Ikindi urana nk'iyi nyama iyo wacishije ku muriro ntago ituba. Yes. Irabyimbye pe. Urana cyari umwimerere nkuko twayikase nikingana. Ariko baye ari inyama isanzwe ikiri mbisi yatogoshejwe ishobora gutuba mu gihe ucishije mu mavuta gahita kaba gatoya. Yes. Bara ku muriro kubera ko iba yakamutse kandi abizi ko inyama yose yishize ku muriro irabyimba. Noneho ngo tuvugana nkuko wabonye twashyizemo tugiye gushyiramo inyanya kugira ngo ibirungo bikomeze gushyana n'umwanya wacu dufite. Nta bindi birungo byinshi turashyiramo. None bigenze gutya ufata za nyama ukazorosa kuri za nyanya. Noneho ngubu ahangaha wemerewe gupfundikira inyama zawe. Shyira akariro karinganiye. Uko bwira asare za ntoza zawe zishyira ku ruhande za nyama bakomeza iki? Za ntago zituzikaraga zitarashya neza ngo mpereza kunyu gatuma inyanya zikora iki zita zishya vuba. Mpereza ku munyu baby. Ongeramo kandi gake. Oya nta bindi birungo biri mu munyu wawe birahagije. Kongera ukorosaho ku nyama zawe kugira ngo apfundikira sasa. Ibinyanya zacu zigiye gushya ntawe uzikozeho. Dusubiye ku nyama zacu sasa. Urabona ko amazi yatangiye kuri iki kubuza kuboneka. Kuko ubwa mbere ntabwo twazipfundikiye tuzipfundikiye nyuma tumaze gushyiramo iki inyanya. Yes, wa munyu nyine kuyengesha za nyanya. Noneho ubu ngubu isosi yacu itangiye kuvuka nkuko ubibona. Za nyanya zatangiye gukora iki kuzana isosi. Nizere kuri kubibona nawe. Yes, ubu ngubu tugata gukora iki ahita uvanga sasa ubu ngubu. Aho tugeze reka turi aho bigeze. Yo Jesus. Oh my God. Tugiye kongeramo iki? Sauce tomate is it? Yose ishyiramo nta kibazo. Kugira dupfundikire. Dupfundikire gakeya. Kuri ka kariro gakeya. Wow, zirasana. Kugira ngo dushyiremo ntuza ongeramo utundi duke ko turahagije. Nanga. Dushyiramo biringanya. Zabiringanya zose. Dushyiremo zose. Hanyuma mbega inyama ziryoshye mana we. Dushyiramo tungurusumu. Karaga. Agandi. Yes. One musajja. Kari no style yaki? Ya Uganda. Ya Uganda. Pfundure turi aho zigeze. Wow. Aha, ndabona ko byatukuye byabaye uburyohe bwose. Tugiye gushiramo akaroyiko kamwe. Yes. Shana ngaka. Kuri akazi kanjye no gukora. Kugira ngo utaza kumbonja. Akaroyiko gashishe kose ugashyiramo kubera ko ari ikiro. Ariko bari inusu ntabwo wagashyiramo kose. Iyo ni kiri powder. Ushyiramo na karoyiko. Kamwe zigahagije ubwo. Dukoresha kamwe kugira ngo utaza kuba byinshi cyane. Magi mukanya turayishyiramo kandi tuvanga abagabo abahungu. Nta kibazo wamereza no kuri magi. Shyiramo zombi nta kibazo kubera ko ari ikiro. Shyiramo n'akandi. Ubwo urumva umuntu abaye yatetse ibiro 2 nabwo wakongera washyiramo nka 4. Magi ziryoshye ibyo kurya nuko abantu benshi bazitinya basigaye bazanga kubera amakuru zivuga ariko ziryoshye. Yabone dufite akayunguruzo mu mubiri. Mandi rahari. Ariko inyama yacu irafashe. Irasa neza pe.
amahitamo ni ayawe, either gushyiramo amazi cyangwa se kubanza ukazireka ibyo birungo bigashya nta mazi arimo, ariko ibyiza biba bihari kuko gucunguza uburyo umwete ushyiramo amazi kugira ngo bikore ikintu bifate. Okay, nk'uko twabibonye imboga zacu cyangwa se inyama zacu zimaze gufata irangi, buri kimwe ndabona ari sawa. Magi tumaze kwishyiramo, ibirungo twabishyizemo, buri kimwe cyose kirimo. Udushatse twakora iki, twashyiramo amazi no tugarika bigakora iki, bigatogota bigahura bigashyana n'aya mazi, kubera ko hari igihe ushyiramo amazi ari mabisi ukayashyiramo akabanza agatogota nayo ubwayo agashya, washyiramo amazi muyede. Wow, shyiramo menshi, shyiramo amazi uko twashyizemo biringanya, kandi akaba ariko kazi kazo. Isosi uko washyiramo kose ingana ibiza ifashe neza nta kibazo. Nizere ko nawe ubona uri kureba iyi video urabona imbaraga za biringanya, urabona ko ya sosi irafatanye, irafashe nyabyo. byiza no kudashyiramo ya mafu yandi ngo ama cornflour Ntabwo mpamvu shyiramo amazi, nongera zana andi. Isosi iracyafashe cyane kandi nima uko itogota niko igenda iri gukamamo gakeya, ugabanyiriza ya sosi yacu ubwinshi bwayo. Gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe, iyi nyama impamvu igomba kuryoha ni impamvu eshatu zitandukanye twabonye. Kuba twayishyize ku makara tukayikaririra, then inyama yacu tukayikaranga mu mavuta. Ikindi cya gatatu tukaba twashyizemo biringanya n'ibirungo tukabikurikiza. Ubona ko ya sosi yawe iracyakoze iki, iracyafashe rwose. Isosi yacu ntabwo iracikwa amazi. Shyizemo ubusahani bungahe? Ubusahani 5 mu kiro cyacu cy'iki, ibikombe 5 by'amazi. Ariko urabona ko isosi gikoze iki, nawe uracyayibona ko ifashe kandi irakomeza ikora iki, ifate. Okay, nk'uko bibonye inyama zacu tugiye kuzipfundura. Tumara kuzipfunda tureba aho zigeze. Ese bya birungo twashyizemo byahiye? Ese ya mazi twashyizemo iyo yamaze gushya neza nk'uko bikwiriye ku buryo bitagira ingaruka mu mubiri? Okay, kadupfundure turebe ukuntu bihagaze, tubihetse n'indi minota yindi kugira ngo isosi yacu ize gushya neza, ndetse dutegure n'indi funguro. Turagira ngo ukomeze kubana natwe na Mbabazi. Kora subscribe nk'ibisanzwe hora bikwibutsa kugira ngo najye agira ingufu. Erega buryo ukoze subscribe ni umusanzu ubutanze kuri video nziza Mbabazi aba yateguye nk'ingi. So Mbabazi ariko ntibagirwe kuri Kabasi TV show. Kabasi TV show bafite entertainment, ibintu byiza muzamuri channel please. Nabonye umuntu arimo akora ibintu byiza, kandi ntabwo mwese namwe mujye mutekera abamama ndetse namwe abashererega nabo bajye badutekera. Abagabo bajye batekera abagore babo. Burya nta cyaje. Bajye badutekera. Abasheri. Abasheri ko bigoranye. Kubera iki se bigoranye? Atari umugabo wawe, ari sheri wawe. Wapi, ntabwo byoroshye mu Rwanda. Ibyo byo tuzabirira ko byakunda wenda. Impamvu mugomba kudutekera rega ni impamvu ebyiri. Hari ibyo mugomba kutugaragariza byo muzakora mu mago. Iyo muri abasheri uri akagutekera, ushaka kubitwara nk'urwita twaza ati uyu mugabo kwanza nabonye nzamukoroniza. Urumva ariko mwamaze gushakana n'umugabo n'umugore, uri umugore wanjye wagutekera. Kuko nta hantu uje, nari ntacyo bintu nkwaye gutekera umugore wanjye. Aho gutekera sheri. Ndi umuhungu ntekera sheri. Oya, biragoranye. Wenda ntago ushobora kunsura nkanjye wenda ku giti cyanjye mu myumvire yanjye. Wansura muri ghetto nkagutegera kumbizi cyangwa mbikunda. Ako simvuze ngo mwese muteke mwabahungu mwe batazari banyuzamo, sibyo? Rero kuvuga ngo muziye mutekera oya rata nimwatekera abashiri mutarabashaka, numara kumushaka aribwo zamutekera, sibyo? Nako ntabwo tuzabatekera. Impamvu ngo kudutekera, impamvu ni ebyiri, kuko mwebwe tuba tureba ibyo muzakora mugeze mu rugo. Ushaka kuba wenda warakundanye na Renzo, sibyo? Muri abasheri nkagutekera itsoke kuko mbikunda. Nese wa wundi utabikeka cyangwa ukomeza ibintu we azahamya gute ko ibyo uzakora mu rugo atari ukwicara akagutekera? Nose njye mara ngiye mu rugo ngiye guteka. Kakano karagarutse mwabyumvishe neza. Kire turaburana mu kanya, si cyangwa dukomeza tuburane. Turakeraho. Nahize ngo tuburane. Ntabwo nsinzwe ariko. Oya uratsinzwe. Ntabwo nsinzwe. Ubundi ikintu kiranga umugore mu rugo ni ibintu bitatu. Warubizi? Kubyara ni icya mbere. Icya kabiri ni ugutekera umugabo. Icya gatatu ni ukumusasira. Indi mirimo no guherekera umukozi. It's okay.
watekeye umugabo ibiryo byiza kuko uzi guteka nk'uko ubibona nawe. Umugabo ni izihe nshingano? Inshingano z'umugabo ni ukubyara, ni uguhaha, ndetse no kuba umugabo mu rugo ku kibazo cyose cyaba gihari, cyaba ari icy'umukozi umugabo niwe ufata umwanzuro, cyaba ari ikibazo runaka umugabo niwe ukora ikintu ufata umwanzuro. Uyu mwanzuro murawufatana? Umugore oya, hari imyanzuro batemerewe gufatana n'abagore. Nk'iyihe? Umwanzuro wa mbere nk'ubu ntabwo nakugisha inama ku kintu cyo kugura, Oya, cyo- ahubwo ndakumenyesha. Please Kujya inama. umva nyine umugabo ahanabera umugabo. Njyewe ntabwo nkugisha inama nk'umugore, ahubwo ndaza nkubwira ati wa mugore uzi n'ibindi tugiye gukora gutya, Hari kubera ko igihe nanjye muri roho- oya, kubera ko ibyo mvuze nzi neza ko ari ukuri, nombi bwiye ari umuhanga nawe wabifokasinga ugasanga ibyo mvuze ni hari iki. igihe ureba ugasanga ahora akora ibintu mu buryo bwe kandi wenda mu gihe kugura ahantu waramukeneye n'ibindi bintu by'ingenzi kurushaho. Oya, uwo mugabo rero, umugabo aho ngaho ntabwo twaba akoze inshingano ze nk'umugabo. Umugabo wundi ugomba kuzana ikintu bita information mu rugo nziza. Yes, ukazana igitekerezo kizima. Rero ngo niba wowe uzi ko ufata umwanzuro ukawufata utagishije umugore, hari ibintu bitatu ugomba gufata umwanzuro: kumutera inda. Nta nama mugomba kubijya. Niba waramwangiye kujya muri onapu, ngomba kumutera inda utamugishije inama ko niwo bishaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugukora kwaje. Yes, kwaje ubundi umugabo niwe ubigena. In reality Natakaye. watakaye. Muri comment ababisobanukiwe bazagusobanurira. Okay, nk'uko ubibona dupfunduye inyama zacu. Wow, ugomba kuziteka zikabira zigatogota, bya birungo washyizemo bigashya neza ku buryo bitakugarurira ingaruka z'ubuzima mbi, cyangwa se n'ay'amazi washyizemo. Abonye ko twashyizemo amazi asanzwe, aba agomba kubanza gushya. Urabona ko isosi yacu irafashe, na za nyama zigomba gushya neza, kuko hari igihe ugura nk'inyama zikomeye cyangwa ko zirekaho hano zikabanza zikabira neza nk'uko ubibona neza. Rero inyama zahiye. Tugiye kurisha umuceri uyu munsi. Ushobora kurisha icyo ushaka, ubugari, ariko disi ubugari kare kuba ari sawa. Ubona ukuntu isosi ifashe. Biringanya ntabwo izongera kwibura mu isosi rwose yanjye. Enjoy. Wow. Birahumura neza cyane pe. Tutangire gutya. Rero ibyo kurya byahiye, isosi irasa neza. Turasenga Of course turasenga. Oya turasenga mbere. Dusenge mbere. Ngaho senga mu Oya nge sinya nsenga mvuga nsenga navuga rero hari umushyitsi arasenga. Kasenge Kandi uvuga. mvuga. Imana yo mu ijuru ishobora byose, niba ushoboye kubiduha wakoze katubiriye. Amen. Nase urasenze. Bitinze biratamara. Nguhe. Banza umwongere. Umugabo no Kano gasenda kitwa Sakai shaho kararyoha, drago ndakamaze. Kanjya kugura kandi. Ngaho se. Niyo mpamvu uri inshuti nziza rwose. Karaboneka ahantu hose, bafite size nini na size ntoya, bituruka ku cyo rero wumva wowe ushaka n'icyo ukunze. Icyo nakumvishemo kinini cyane, bafite preservative nyinshi, ntabwo kagihora cyangwa agafite n'ukuntu kongera. Niko ntari umurwa ni. Ngo babisengere reka nze testing ndebe ukuntu inyama. Wirire, wowe urabyemerewe. Umva none ikindi kintu njye nakunze zahiye ibyo wavugaga do. Reba ukuntu zoroshye. Ntabwo tongana n'inyama iyo yabanje kwicisha ku muriro. None imbaraga za kakamboro. Akenyamira ryoshye rero.
ariko buriya buryo niko nzongera nteka inyama ntabwo nzongera urabona ukuntu ifite mu kanwa nziza batekeye umugabo gutya nawe yaguca inyuma niba wamugabo mu gihe abonye akanya ntabwo byakuza gutekera uwakoye kuko wakoye wamukorera byinshi no kumutekera ntabwo byakuvuna so ngenda cyane aho kantu nkomeze niyo nawe ukomeze uryoherwe. urakoze cyane, reka dushimire abakunzi ba Claire Mbabazi, abantu bakunda guteka. Dushimire Lenzo, wakoze cyane. Niwajya kuri Kabash TV, please mukore subscribe, mumusapotinge, tugire 100,000, tugire 50,000, tubone views byinshi kubera mwebwe birashoboka. Wakoze cyane, ndagushimiye by'umwihariko. Urangishije ntabwo nari mbizi pe, ntawe nigeze mbibona, numvishe taste itandukanye n'inyama nsanzwe nteka. Ni iby'agaciro, nitugukenera tuzongera tukubone kuko ndabizi bazakwishyuza muri comment. Abashaka kagaruka none uzabanye nanjye namenye ikigande burunginyo ne parere burunginyo Ruganda no bavuga gute? Oya, nzaba namenye kuvuga. ujya kuba wayize Njya kuba nayize Ruganda burunginyo aho ngaho tubabwira bakore subscribe mu kiganiro biki byose. kora subscribe era yisigara rikora ukola bambe ukola subscribe kuri channel ya Kabash TV yagaraba subscribers mengi. Rero wakoze cyane, mujye kuri Kabash TV please, nukuri ndashira muri description, ugera kuri YouTube yanjye yitwa Claire Mbabazi, uhagere urabona rero muri description, umukorereho subscribe, umukurikire nawe channel yikure, kandi urabona kuri ibintu byiza pe. Turabakunda cyane, mwakoze, ciao ciao.